tubana turi babiri, mbana n'uyu mukobwa, turebo mu bana, mwereka ifoto y'uwo mukobwa, aza kumukunda kandi ari umugabo s'il vous plaît. Amare kumukunda, ibyo gusenga, ibyo kuja mu mwuka, ibyo kuja ku gicaniro bivaho. Batangira amagambo y'ubuzayifu, amagambo atari nkameza, badafite epfo na ruguru. Nibwo yamubwiye ati sasa wewe kubera ko bana n'uyu mwana nkaba namukunze, kuna venye damu yangu na yako zinavurutana, ibintu nk'ibyo nzabasura kandi nimara kubasura tuzatarama, dukore, dusenge, ibintu nk'ibyo. Nyamukobwa we nta bindi yari afite muri gahunda yiwe cyangwa se mu bitekerezo byiwe. Nuko atahubwo nawe uzampe nimero ye tukomeze tumenyane. Arayimuhaye yamikatikira aho ngaho. Ariko mu gihe ntayafite ukambwira ngo wenda twokora bino bigahuriramo aho ngaho, aho ngaho si ubunyamwuga, aho ngaho n'ubunyamubiri bwinshi. Ino rekodi yawe ntihagira undi muntu yumva akayikina. Je nayihawe na nyir'ubwite, sinzi nimba wenda hari abandi uzayiha. Namubwiye ati nta mpamvu yo kumushira hanze, mureke ntuvuge n'izina ryiwe. Ndavuga ati njewe ndakora inkuru ntazi namvuga, nta foto nkoresha, ndakora inkuru nenga ibyo mpa numva n'ibyo mpa mbona nawe n'ibyo uzi, ariko nukuri ibyo bintu ntabwo ari byo. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza, webuke ndetse n'abagorobye, nkwifurije umugoroba mwiza. Bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana nawe muri gahunda zawe zose urimo, ibyiza byose bikomeze bigusakareho, imigisha ivanze n'ubukire. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, abanyarwanda bose ku isi ukuyemo Bifobagane. Turamukije abantu bari ruguru mu matongo ya basekuruza mu bibanza byabo, aho bari hose Imana ikomeze barinde kandi ikomeze ibishimire. Turamukije umuryango mugari wa M23 cyangwa se AFC twirwaneho. Batoto Bakongo turabasuje cyane n'ukuri kandi turabiyegereje, turababwira ngo icyumweru cyiza ndetse kuno kwezi tugiye gusoza kubabere kwiza, nuko tugiye gutangira kuzababere kwiza. Imana izabafashe kandi izabagirire neza mu byo murimo byose. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, aho muri hose hatandukanye, ngo Imana ikomeze ibishimire kandi ikomeze ibarinde. Abantu bagira imitima y'urukundo, abantu bakunda igihugu cabo, abantu bakunda ikiremwa muntu, abantu bakunda iterambere ry'abandi, abantu bahora bifuriza abandi byiza. No kuri Imana ikomeze bahumugisha kandi Imana ikomeze ibakubire, ikomeze ibakubire mu byo mukorera abandi. Namwe icyo umuntu wese akorera undi, Imana imukubire. Umutima w'urukundo niwe mwenda Yesu Kristo yadusigiye. Katwikomereze mu byacu. Nabonye imihanda yabaye imihanda, ibintu byabaye ibindi, amakuru yabaye menshi cyane. Kino cyumweru dushoje hari bamwe cyabereye kibi, hari abandi cyabereye ciza bivanye na situation y'umuntu hararimo. Hari ukirangije arwaye, hari ukirangije avuye mu bitaro, hari ukirangije avuye muri situation itameze neza, hari ukirangije ari mu bibazo, ariko uko gisohotse mumeze wemye, ni nako tukifuriza gukomeza kugubwa neza, byawe bikomeze bisubizwe, bikomeze bitunganywe. Amarembo afunganye imbere yawe Imana ikomeze yafungure n'ukuri, kugira ngo ukomeze useke, we kurira, we kwigunga, we kumva ko bikurangiriyeho, we kumva ko iri ari ryo herezo, we kumva ko kwezi ariko kwa nyuma. Hari nk'umuntu usanga yapanze gahunda yo kwiyahura, uburi ikigwari n'ukuri, gupanga kwikuramo umwuka, kwikuramo ubuzima, n'ubugwari bukomeye cyane. Nijuru ngo ntuzoribona, umuntu wiyishe ijuru ntazaribona, ariko n'uwishe nawe nuko nguko byose. Kumena amaraso, kwambura umuntu ubuzima, ibyo ngibyo ni ibizira Imana yanga cyane. Ariko nukuri we wakunze ineza, wowe ushigikira iri kanisa, wowe ushigikira uyu muryango, wowe ubana natwe uko bwije nuko bukeye. Sabu zanyu ndazibona, ibitekerezo zanyu ndabibona, urukundo mudukunda ndabibona, urukundo mukunda umuntu ruragaragara, genda ruzamuka. Mukomeze muturebe kandi mukomeze mudukunde, mukomeze mudushikire, turi abanyu ntaho tuzoja, ntimuzotwanga ngo mudushira hanze. Yosefu bene se ngo baramwanze baramugurisha, bamare kumugurisha
ariko niwe waje kubagirira neza, niwe waje kuba ibyo yabakoreye murabizi. Bibiliya sinza nyisoma cyane, ariko ayo makuru umwana wese wageze muri Sunday school ibyo ngibyo arabizi ko Yosefu bene se bamwanze bamuhora ngo kurota za nzozi ngo ese ni iminani ngo irahirima ngo iragwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko nifitiye inkuru hano, nta wundi muntu urayigira, nta wundi muntu irageraho, nta wundi muntu urayivuga. Mbaye wa mbere kuyivuga, mbaye wa mbere kuyitangaza, mbaye wa mbere kuyibona. Jewe n'uwo byavuyeho. Turi mu muhana w'Igitengera muri Kajiado, Nairobi KS, ariko Gitengera ntagiye muri Nairobi, ni muri Kajiado mu yindi ntara ngira ngo. Hadufite inkuru imeze gutya y'abana b'abakobwa bibera muri foyer, bakunda gusenga, bakunda kuja mu bitaramo, bakunda kuja ahantu hari ibiterane, bakunda kuja ahantu hari amasengesho, twese dukunda kuja ahantu hari umuntu w'umuhanuzi, umuntu uri gukora igitangaza, umuntu uri kuvuga amakuru yawe, kuba nyine wo kubwira amakuru yawe, ukamuvuga ati uyu ni umuhanuzi. Bagiye gusenga ahantu mu muhana wabo, basanga harimo umugabo wawe ukora ibitangaza, nyine uhaye uhanura, uhaye uvuga ibintu bikaba, uhaye ukora ku muntu, bakakubwira ibyawe byose, ibyaboshwe byawe, ibyafunzwe byawe, bya bindi byose byari bikugoye wanyuzemo akabikubwira. Nuko umwana aramubwira ati mpa nimero yawe, hanyuma nanje tumenyane, turusheho kuba inshuti, abavandimwe abakristo niko kwacu, niwo muryo wacu, niyo gahunda yacu. Kumenyana na mwene so si ikibazo, ikibazo ni ukutamenyana nawe. Umwana w'umukobwa ngo uzo ukora amandiko, umuntu ngo ndamutinya. Umwana wandika amandiko ubu ngubu aba ameze neza kabisa, abari ku gicaniro. Nibwo yafashe nimero z'uwo mugabo, amare kuzifata, mugabo byaye nkakangahe, reka tureke ko avuga kuko murahita mumumenya mu muhana wanyu wa Kitengera. Arazifata bakaza baganira bisanzwe, ese uzadusure mukozi w'Imana, uzatugenderere, ese ubana nande? Tubana turi babiri, mbana n'uyu mukobwa, turebo mubana, amwereka ifoto y'uwo mukobwa, aza kumukunda kandi ari umugabo s'il vous plaît. Amare kumukunda, ibyo gusenga, ibyo kuja mu mwuka, ibyo kuja ku gicaniro bivaho. Batangira amagambo y'ubuzayifu, amagambo atari nkameza, badafite epfo na ruguru. Nibwo yamubwiye ati sasa wewe kubera ko bana n'uyu mwana nkaba namukunze, kuna venye damu yangu na yako zinavurutana, ibintu nk'ibyo, nzabasura kandi nimara kubasura tuzatarama, dukore, dusenge, ibintu nk'ibyo. Nyamukobwa we nta bindi yari afite muri gahunda yiwe cyangwa se mu bitekerezo byiwe. Nuko atahubwo nawe uzampe nimero ye tukomeze tumenyane. Arayimuhaye, aramwandikiye ati nimero yawe nayihawe na runaka mubana, yego niwe yimpaye, nzaza kubasura, nabonye mubana, muri abana bakunda Yesu, muri abana bari ku gicaniro, ndabishimira, numva twokora n'itimu tukazura no masengesho nta kibazo. Umuntu se wahuye na mwene se muri Kristo Yesu nta mutima mubi. Ibintu biragenda, rukuru ragenda. Wa mugabo akazabwira wa mukobwa wa mbere amagambo atari nkameza, akabona uwabo ntahabijamo, yandika amafuti uwabo ntabiha agaciro. Umuntu udakeneye ko muvuga amafuti, uza wandika ifuti imwe akama kwihorera cyangwa agaseka akakwihora, nyine ukabona yabisuzuguye. Ariko wa wundi wa kabiri we ntabwo ari ku gicaniro kigiye cya motomoto, yari kakazu yaza, yari akonje ashushe, ari hagati nyine. Nuko nguko bagera aho ngaho, umubano urakomeza, biraguka, bagera ngo batangira kwandikirana amagambo atari nkameza. Iyo ayisina yabonye ico bampaye ni record, ariko sinyikina kubw'impamvu, sinyikina ariko ndayifite y'iminota 4. Ti wowe tuzahura, nzaza kubasura, dusenge, niturangiza mbakorera gahunda, niturangiza umperekeze, nzakwereka aho tuzaja, tubwire uko twigenza, tugaruke. Ariko uyu mutipe ngo akabaza asengera abantu bamwishuye. Njewe nta kibazo nzangira ku muntu wakoze service akishurwa, cyo si ikibazo pe. Nimba wenda nanje hari ibyo mba ndimo, ukavuga ati nyaboneka reka uwo munsi uwumparire amasaha 2 nzaguha 2, ariko uzunkorere gahunda, aho ngaho nta kibazo pe, habe na kimwe, nta kibazo. Nimba unshiye ntabashije kuyatanga
kumva ni menshi ndabyihorera communication yamikatikira aho ngaho. Ariko mu gihe ntayafite ukambwira ngo wenda twokora bino bigahuriramo aho ngaho aho ngaho si ubunyamwuga, aho ngaho ni ubunyamubiri bwinshi. Umwana aramubwira ati nje ngira ikibazo nyine, ugasanga hakaba rimwe n'ubwo mera nk'umuntu wataye network, hakaba no gumara n'ukwezi ntiyizi ntitekerezaho, nzuka gusa nkagenda nkagaruka nta kintu ntekereza, yewe n'amafaranga nkorera ntaca marira, nta kintu na kimwe cyera cirabura. Imba mfite muri gahunda yo kuvuga ngo uyu munsi ndakora iki ngiki, ngo ndagira gutya, oya kama numva nishuti nkeneye kuzija kure, umuryango nkeneye kuja kure, nkeneye gusa kubaho nje nyine, bishoboka ko ari amadawa bantayeho, nyabone kuzankorera gahunda. Ti uzishura ngahe se none se wanca ngahe kuza kuyinkorera? Wewe wambwira ngo usanga cyangwa ukaza mu rugo, ariko mba numva ko kubera ko byose biba byaratangiriye nko mu rugo, inzu mbamo wayizama akaba ari mu nkorera gahunda. Iby'igiciro iby'ifaranga bisa n'ibinaniranywe, hashaye ikindi kiguzi cyo kuvuga ngo tuzasohoka ahantu dutinde, erega twambaye n'umubiri unatunaniye twukoresha nyine nuko ibintu nk'ibyo by'ubuzayifu. Umuntu ufite iyo titre y'ubuyumbe, umuntu uzwi, umuntu ukora ibitangaza, asengera abarwayi, aza akemura ibibazo byinshi, ariko akantu k'umunyamubiri kakaba nako nyine katari sawa. Mesa rumwe nanone kodi yawe ndayifite kodi yawe ndayifite inotine, wayivuga ngo nimba iby'ifaranga bidakunze wonyishura mu bundi buryo, ko muratukisha bene wanyu, ko muratukisha abo mukora umwuga umwe, ko muratuma abandi bataja kumusaraba kubera ko mwe mwawugezeho nta mbuto muhamwera. Nuko ayo makuru yambabaje kandi yantangaje, nibaza ukuntu ushobora guca umuntu amafaranga akabwira ngo ntayo mfite, ti wenda uratanga ikindi kiguzi. Ni ibintu biba bigoye kandi biba bitarimo n'ubunyamwuga, nta bufura baburimo. Kuba werekwa, kuba ushamburiya, kuba ukura ibiheko, kuba abantu bakwizera ko iyo mpano yigira, kurayikoresha nabi. Urashaka kuyikoresha neza pe, ikagutunga kandi kanagukiza. Ariko mu gihe wagiye muri ibyo bintu nk'ibyo byepfo na ruguru, abantu ino record yawe ntihagira undi muntu yumva akayikina. Je nayihawe na nyir'ubwite, sinzi nimba wenda hari abandi uzayiha. Namubwiye ati nta mpamvu yo kumushira hanze, mureke ntuvuge n'izina ryiwe. Ndavuga ati njewe ndakora inkuru ntazi namvuga, nta foto nkoresha, ndakora inkuru nenga ibyo mpanumva n'ibyo mpambona nawe n'ibyozi, ariko nukuri ibyo bintu ntabwo ari byo. Ushobora kuba ufite impano ukayicuruza pe, ukavuga ati njewe kumbona kagukorera gahunda, nza nsaba 3,000, 5,000 cyangwa 10,000, niyo naho ngaho inza mpagara sinza mparenga. Utayafite ndumva ushakira handi setu, mukama murangizanya aho ngaho rwose ubaye imfura. Turabafite abanyempano, dufite abakora izo gahunda zose, ariko wayikoresha nabi ntago ari sawa. Kugira ibanga sinkuvuze, ariko ndakunenze. Nareko numva bavuga ngo akantu bakakuziho nyine muri uwo muhana, ariko nyine kareke wa njewe ndagushika impano uyicuruze. Nukuri ko Imana pe, ndagushika impano uyicuruze hakika ya Mungu. Uzuvuga ngo kumbona umuntu wakasaranu nkeneye, urantegera uba alere turu inze mu wawe umpe 5,000 ngukorere gahunda turangizanye. Cyo bintu bizagukiza, cyo bintu bizakugira icyo bikumarira, zakuzamura, bikaguha n'igikundiro n'igitinyiro. Tukavuga ngo runaka azashamburiye azakura ibiheko, ariko arahenze. Kurumva ko kantu kuntu kameze baba bakubasha, bakavuga ngo runaka azashambure azakura ibiheko, iyo udafite ifaranga ukamugusha yo gukorera gahunda. Urumva ukuntu bahita kera uraciriritse, ubuciriritse ugasanga no kugutumira birashize, habe n'impano zigenda igashira. Hari abantu tuzi bakuri ibiheko banasenga, bakize, bubatse amazu, abana babo biga neza, babayeho neza, kubera ko yihaye gahunda ivuga ngo impano yanje ndayicuruza. Ibindi by'utuntu two ku ruhande
simbibamo jewe umpaya ngaya ngukorere gahunda utayafite nuko mugende mwisubireho mugende murebe impande zanyu mureke gukomeza kumena amavuta hano hanze afishe tukubonaho ugatuma tuza muri ico giterane cyangwa se muri ico gitaramo nuko tukubaha nuko ntabyawe turamenya ariko kukubona kuri afishe tukavuga ngo ngo runaka ngo genda ngo aramukwaka nimero kandi ngo agira ngo amagambo acafe mu kanwa kiwe urumva ikintu nkico kera baba bakumanura satani ngo aza gushuka ngo ukore icaha muri kumwe wamenyekana akavuga ngo sinkuzi nimucuruza impano zanyu neza nta kibazo rwose pe zibatunge nukuri aho ngaho ntabana ucira urubanza nanje gusaba service ukavuga ngo niki kiguzi nkumva ntagishoboye nzavuga ati yewe sinobishobora ntayo mfite ariko hari nabandi muza muhabwa ifaranga ngo mukore gahunda timuyikore mukayicikiza mukayita nzira barahari mukarya ifaranga z'ubusa gahunda ntimuyikore wenda umuntu akora kinyozi avuka saa 11 agaruka saa 5 aguhaye bine byiwe ngo uzumukorere gahunda kandi wanashize condition ngo njewe sinza ndya bino bivuga ngo urarya inyama n'umutsima n'amata sawa uri umushitse turakubaha tubigukorere ariko ico wishuriwe gikore ishura ikiguzi wishuriwe sibyo impanguhe nimba unsabye amafaranga nkayaguha nanje nkakubwira ngo yewe hari gahunda nshaka kunkorera ukayibona ukayitanzira tunayikore ubwo ntago ari ubufura kandi uzanareba abantu benshi bazagenda bavuga ngo runaka akora gahunda ariko azayitanzira cyangwa se azarerega cyangwa se simfura uzamusanga wabuza n'abakiriya reka tuvuge cyo gukora n'ubucuruzi kitengera muri umuhana wanyu batangiye kumenya bukeya sinkuvuze kugize ibanga ariko munajijuke muzamenya gukoresha telefone zanyu simbisinjije ariko habarimo n'ubutura gukuntu nta bufura baburimo habarimo no gutekereza nkagukeya uwo mwana w'umukobwa wawirukankaho umwizeye iki kujya guta hanze ngaye bazere ko yawe nayo umugore wawe cyangwa kayasobukwe wa cyangwa kayanyakobukwe wa cyangwa kayabara mu bawe urumva cyo kintu kuntu kiba gisuzuguritse mumenye ibyo muvugira ku matelefone yanyu twebwe kuba tuza hano kuri YouTube suko tuba turinjajwa suko tuba twaboze ibyo tuvuga ibyo muduha nibyo tuvuga ngahe muziyubahe mutwima makuru kwezi gushire content z'amazibura ukundi ariko iyo wifashe gutyo narababwiye ubushize ngo twebwe tuzatuvuga umuntu uzwi utazwi ndi two kuvuga hano hanze hari amarikodi y'abantu benshi batazwi amavideo y'abantu benshi batazwi barakuvuga se n'indukuzi ariko gusa kuburi ku gatuti kubuzwi uzwi pe uzwi kukuvugaho ni itegeko tugomba kuvugaho ngaho uzatwima makuru hano hari abagabo b'imfura abamama b'imfura batiyandarika biyubashe uwo muvuga so muherehe uramunenga hiki tacu ufite umunenga tacu ufite umuvugaho ahubwo ukamusanga baravuze ngo abane b'abamama biyubashe Nairobi abane b'abamama batavogerwa abane b'abapapa biyubashe batavogerwa urumva ikintu nkico abarimo respect birimo rwose no kukubaha amajwi y'undi muvuga butumwe igitengera akabagiye hanze ndayafite reka mbabwira ngo ibyo bintu mubigabanye nimutabigabanya nimwituza dutaramiraho sinkuvuze takuretse mugani wa wandi ngo uzobwe ku wundi reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi ibiganiro byacu nakagaruka ciao bye bye